Uyu munsi rero ntago ndi buze kugaruka ku bakobwa cyangwa abadamu gusa nabo ibyo ngiye kuvuga uyu munsi birabareba, ahubwo ndiganira n'abagabo muri rusange kuko ndi bugaruke ku mipira iyi ngiyi yo mu bwoko benshi bakunze kwita Lacoste kuko niyo twamenyereye ahanini n'ubundi yarateye mu Rwanda yabaga yanditseho Lacoste, ariko igiye ihari ifite ijosi ryo kwihina, hanyuma hari n'abayita ngo ni polo n'iyindi nk'iyo ngiyo itandukanye. So uyu munsi rero ndaza kukwigisha w'umusore cyangwa umugabo udukurikiye uburyo butandukanye ushobora kwambara umupira wa Lacoste ukawustayiringa umuntu akabona ko ukeye usa neza kandi bitasabye ibintu byinshi cyane, cyangwa se niba ufite muri garderobe yawe ukavuga atari ku bundi Lacoste nayambara kuki. Uyu munsi rero nicyo gisubizo uri buze kuza kumenya uburyo butandukanye ushobora kwambaramo Lacoste kandi ukaberwa, unamenye n'ubwoko butandukanye wakagombye kuba ufite kugira ngo uzajye uhora usa neza. Birashoboka ko Lacoste ushobora kuyambara ukurikije nk'amashusho uri kubona kuri video kandi umuntu akaba abona usa neza ukeye mu mpande zose bitasabye ibintu byinshi, bitasabye ikote, bitasabye n'ibindi bitandukanye bituma umuntu agaragara nk'umuntu ufite amafaranga cyangwa se ukeye ukize uri classe n'ibindi nkabyo. Reka ntatinze rero mpere kuri Lacoste y'umweru. Lacoste y'umweru niyo Lacoste y'ingenzi mu buzima bwawe kuko ijyana n'ibintu byose. Ushobora kuyambara ugiye ku kazi, ushobora kuyambara ugiye mu bukwe, cyane cyane ushyizeho ikote umuntu ahita abona ko ukeye pe. Lacoste y'umweru ijyana n'amapantaro y'umukara, ay'amakoboyi, ishobora kujyana kandi n'amapantaro ya kaki, aya gris, ibara iryo ari ryo ryose ushaka gushyiraho Lacoste y'umweru, umuntu ukureba wa musore we abona ukeye usa neza kandi ufite isuku. Ariko kandi bikarushaho kuba byiza iyo uyambaye ukayijyana mu bintu bitandukanye birimo ibirori bitandukanye, bishobora kuba akazi, bishobora kuba ahantu hariho hose kandi umuntu akabona usa nk'umuntu wahinduye imyenda. Cyo gusa no guhindura icyo hasi gusa, ibindi byose kuri Lacoste y'umweru bihita byikora. Hanyuma Lacoste y'umweru reka tuyiveho tujye kuri Lacoste y'ubururu. Ubururu ubwo ari bwo bwose, bwaba ari ubururu bwijimye cyangwa se ubururu bwo mu kirere, ubururu buriya ni ibara ryiza kuri Lacoste umusore yakagombye gutunga, kuko ubundi ubururu bajya bavuga ko ari n'ibara ry'abagabo n'abasore. Ahangaha rero iyi Lacoste ishobora kujyana n'ipantaro ya kaki cyangwa se ya shokora. Ubwo bururu ugasanga n'ibara ryatumye wowe ugaragara uko usa n'ubwiza bwawe ariko ritagaragaje imyenda. Burya hari ikosa dukora, niyo wambaye umwenda ukaba ari ugaragara cyane kukurusha, burya icyo gihe uba wakisha. Ugomba kwambara umwenda ku buryo umwenda yego ugaragare ariko nawe ugaragare, cyangwa se niba byiza umwenda utume wowe ugaragara cyane kurusha umwenda. Niko rero bigenda ku basore, nayo ubundi principe ya mbere umusore agomba kugenderaho ni ukwambara umwenda utuma ugaragara neza kurenza uko umwenda ugaragara neza. Aha rero Lacoste z'ubururu zibigufashamo, uburyo ubwo ari bwo bwose wayambaramo, umwenda wose wayambaraho, yaba ari ipantaro y'umukara cyangwa se ya kaki, biragendana kandi bigasa neza. Reka tujye kuri Lacoste rero y'irindi bara ari ryo bara ry'umukara. Wa mukara n'ubundi nakubwiye ujyana n'amabara yose. Wakwambara ipantaro iyo ari yo yose uko yabimeze kose, Lacoste y'umukara iriyubashye. Ikiza cya Lacoste y'umukara wayambara ku ipantaro cyangwa se ku ikabutura, umuntu ahita abona ko ukeye. Mu gihe hashyushye cyane wagiye ahantu ku mazi, ushobora kwambara Lacoste y'umukara ugashyiraho agakabutura n'udukweto two hasi tworoshye, umuntu akabona bisa neza. Ushobora kwambara Lacoste y'umukara ugashyiraho ipantaro y'umweru, umuntu akabona urasa neza. Washyiraho indi pantaro y'umukara, umuntu akabona ni byiza. Lacoste y'umukara rero ni ingenzi muri garderobe yawe niba uri umusore cyangwa se uri umugabo uri kutwumva muri aka kanya. Hanyuma kandi indi Lacoste nakubwira ni Lacoste ariko ifite amabara atandukanye. Birashoboka ko ushobora kuba wumva bangamiwe no kubona amabara menshi, ariko buriya mu gihe hashyushye cyangwa se ugiye mu bintu bisanzwe by'ahantu byabere nk'ahantu ku mazi, by'ibirori biri aho ngaho byakuje abantu bakiri batoya b'abajene, cyangwa se wowe ubwawe wagiye muri siporo ahantu uri buhure n'abantu bandi mugomba kwambara imyenda irelaxinze, ambara iyo Lacoste ifite amabara atandukanye. Ushobora kuba ari amabara abiri, ashobora kuba ari amabara menshi atandukanye, ariko kaba ari agapira gafite ijosi, ibyo ngibyo bizagendana. Icyo nakwibutsa cyo nuko kwambara Lacoste wemerewe gushyiraho ikote, Lacoste ukayisimbuza ishati. Urumva rero ko Lacoste ni umwenda w'ingenzi ku mugabo uri kutwumva muri aka kanya. Niba nawe hari ubundi buryo uzi umuntu ashobora kwambaramo Lacoste, dusangize muri comment tugendane, kuko uyu mwanya ntabwo ari njye nyine ugomba kuvuga, namwe mwatubwira, cyangwa se niba hari ikindi kiganiro mwifuza ko tuzabategurira ubutaha, ubwo mwahera aho ngaho namwe mukadusangiza ubundi tukagendana.